hari za group za WhatsApp nyanuba abantu bubaka hari abantu muri za group za WhatsApp ni usanga muri group ya WhatsApp ugasanga ushobora kurimo kwironda tayari kabaye bivuje musenge icyo kintu naho ubundi kizabakoraho cyangwa kizabateza ibibazo kujya mwumva abantu bikunda kuvuga ngo big energy buri ibintu bitangira byitwa big energy bigatangira mubona ari movement intoye bikarangira bibaye revolutionary idea bikarangira wabipfira bikarangira mukoze ishyamba yaba kubwiye ngo bireke bari abantu ni bakuru bafite amakuru tudafite n'inzego z'iperereza bivemo usirete ubisha ari ibintu basari bajya ngo usirete ubisha ntuzane ibintu byo kujya impaka bireke ibyo bikana icya kabiri ibintu mujya mubona byo kuri social media bimeze nko gufana ugewe ndi kuri uyu nawe uri kuri uyu mugahangana biriya bintu ni bibi byango Minister Bizimana azabitubwira kera hano mu Rwanda by'amashyaka bitangira habagaho ngo abakombozi bagahangana n'intera hano n'abandi bose ari urubyiruko hano birirwa bazenguruka muri uyu mujyi ari akavuyo ari abantu batagira ubwenge ari ibintu biraho bidasobanura yewe icyo nagira inama urubyiruko hari gahunda dukora za politiki ndazi nzi gusomera kubaka rero cohesion y'abanyarwanda bagenda bavuga abato n'abakuru bisaba porogaramu zikomeye cyane niyo mpamvu leta y'u Rwanda yashyizeho mirongo buriya gufata icyemezo ugakora minisiteri izigisha ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu niyo mvange y'aya mateka n'ibikomeye igomba gukomeza igerageza kuvangavanga irebe ko twakubaka u Rwanda rumwe dufite identity duhuriyeho kuri ryo birumvikana. You're listening to Isibo Radio 98.7. This is Isibo Radio 98.7 FM, Kigali, Rwanda. Yes, ubutumwa n'ubwo ngubwo n'ubutumwa garutseho ku munsi w'ejo ku itariki 21 bw'u Rwanda Nyiri rwifatanyaga n'isi ku munsi rusange kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro. N'umunsi u Rwanda rwatangiye kwizihiza umwaka wa 2011 ku nshuro bakora insanganyamatsiko igira iti indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda no kwimakaza amahoro. Mu butumwa yatanze rero yagarutse kuri ibimaze iminsi bivuga ku mbuga nkoranyambaga birimo na Big Energy, ubwo avuga ati mujya mubona abo ribuyita ngo na Big Energy tubira ibintu bitangira byitwa Big Energy bigatangira mubona ari agatsiko cyangwa agatsiko gato bikarangira bibaye nk'igitekerezo cy'impinduramatwara bikarangira bikarangira babipfiriye cyangwa se izindi ngaruka zibigiramo ati bizushobora gukora ishyano. Ibi ngibi ababwira ati mubireke mubivemo ntuzane ibintu byo kujya impaka ati biriya bintu ni bakuru bafite amakuru kandi tudafite ati abantu babibabuza babwira ati mubireke ni bakuru kandi bafite amakuru mwebwe mba mudafite ati n'inzego z'iperereza bakubwiye ngo bireke ukora ibindi. Ayo ni amagambo yagarutseho muri icyo kiganiro cyangwa se mutumwe yatanze ko maze kubwumva Ponditi nawe ngo hari uko wabwumvise cyangwa se kujya kurikira ibigaruka ku mbuga nkoranyambaga bivuga gusa Yago avuga ko ngaba ari abafana be nta kindi bagamije cyangwa se avuga ati none hari kuvuga ati nabarwanya akarengane atabarwanya abadashyigikiye kuri umuntu yarengana ati ibintu nk'ibyo ngibyo tunagendengana kenshi n'impamvu nyine banshyigikira ariko ntabwo bagamije gukora ikibi. Minisitiri akavuga ati yego ushobora kutagamije gukora ikibi ariko kugenda bijyamo cyane n'umutima wose ushaka kwisanga wagize ahandi hantu hatari heza none. Reka jewe mbanze nivugire ku bijyanye n'ari ya mashero kozasoni nyakubahwa minisita yavuze yitsaho cyane. Wenda iyo nk'umuntu ari mu nshingano ashobora kuba atazi impamvu ibyo bintu bikorwa kubera ko ntago wenda bari ku mihanda nk'iyo twe tuba turiho cyangwa ngo afate nk'umwe mu babikora amuganiriza mu mazi impamvu.
nabwo biba byiza buriya kurwanya nyine ikintu uzi ngo cyatewe n'iki cyangwa se ubundi babyungukiramo iki. Arabazi ko bikorwa ari ugutwika, ariko ntabwo ndabona umukobwa ngiye w'umunyarwandakazi usakaza amashusho ye cyangwa se amashusho ye ngo asakazwe atabigizemo uruhare rwa 99.9%. Wenda noneho utwo tuvumucya dusigaye atagizemo uruhare, kuko uzasanga benshi bano amashusho yabona baba baragizemo uruhare kugira ngo babone amafaranga. Urabizi neza harimo abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga baba hanze bagura amashusho y'urukozasoni biciye kuri video call, ugahamagara umuntu isaha yose ugafata screen recorder ukamwishyura $1,000. Icyo $1,000 kikishyuramo inzu, kikishyura imodoka, kikishyura ubuzima, kikagira gute. Ariko ibyo bintu ntabwo biri mu ndangagaciro z'abanyarwanda. Nta kibazo yo vuga indangagaciro, ndakubwira imibare yo mu gitabo cy'ikigo cy'igihugu kibarusha imibare yo mu gitabo cy'ikigo cy'igihugu kibarusha imibare Statistical Yearbook 2023 igaragaza ko ubushomeri bwazamutse mu Rwanda buva kuri 18.7% mu mwaka wa 2018 bugera kuri 25.6% muri 2022, guhanga imirimo mishya kuva mu mwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2023 hamaze guhanga imirimo mishya isaga 590, naho gahunda guverinoma ifite gahunda yo guhanga imirimo 200,000. uribuka abantu barangiza za kaminuza, uribuka barangiza za high school, uribuka bacice za tronc, uribuka abadafite icyo bakora yariyongereye. Venkeri nyine kubera ko wenda uri kwisi barahembwa, minister mu nshingano arahembwa, n'undi munyarwanda wese umeze neza aravuga ati nta kibazo. Ariko umwana w'umukobwa udafite imibereho, bari ubwiye ngo ufite smartphone ndaguha $1,000 afite ubundi plan B yo ko nadakora ibyo ari bubeho. None si byo nge tubishyigikire ngo nuko atafite icyo abo ngabo reka mabwire ngo bakura amaboko mu mifuka bakora. Niko kazi ko nyine se gahari. Ko urebye neza urasanga natwe abenshi muri twebwe tutarize ibyo turi gukora kano kanya nuko twakuye amaboko mu mifuka tugakora. Habaye n'ingu akazi aba ari abantu bari ku isoko n'abakina akazi abenshi n'abaye. Ni bangahe nk'abafata baciye muri izo nzira bari aha ngaha? Ni bangahe? Ni bake. Abandi yasize bakiri hasi hariya. None se biravuga ngo bitandukanye n'umuco kurangiza ukore erega je nta kibazo mfitanye n'umuco. Ikibazo mfite uwo muntu ubikora kugira ngo abeho ni iki kindi afite cyo gukora kugira ngo naho mbonye ne naho muri mpamvu najya ku ruhande rwa Pundi muransubizaho ngaho ndagadura kenshi urumva muransubizaho ibintu byinshi by'imyindi tuvuga ngo imyidagaduro nyine no kwidagadura nta terms and conditions mwakwidagadura gute se umuntu ari kukubwira ngo hano niwemereye kuharenga ubyo ntago ari ukwidagadura icyo gihe wafunzwe. None se no kwambara ubusa no kwidagadura. None se Venke uriya mukobwa w'inyamata wabavanyemo inzu akaba abana na mama we aka kanya bagenze bari Nyamirambo ku mihanda bari mu gisementi bavanye y'iki wambaye ubusa ukagenda mu muhanda icyo gihe turakubona nk'umusazi. Ariko ni wambara ubusa ukajya kuri piscine ukajya ku mucanga ku mazi uri kwidagadura buranaga ari ubusa. Hanyuma ndebe bikini mu Rwanda bayita mu muco bireme umuco ntago byemewe. Muri Miss Rwanda babateraga amabuye ariko babateraga amabuye ngo yishe umuco amaco y'urukozasoni banzu afatwa bitanuke no kujya mu muhanda kwigire kuri uriya w'inyamata wavanyemo inzu abantu na mama we bitanuke no kujya mu muhanda aka kanya ntishimiye ko tuvuge ku ngero zifatika turebe ibifatika pana marangamutima barwanya sibyo bavuga ngo ni ukwica umuntu. Yes, muri Miss Rwanda habagamo session ya bikini ariko abakobwa bo muri Miss Rwanda byarangiraga aho kwambara amabikini biyambariye amabox. Kandi siyo babasabye kwambara amasuti bakambara amasengeri kugira ngo societe nyarwanda itaza kumutera amabuye imubwira ngo wambaye wishe umuntu. Aba Miss bose tworeje muri Miss y'isi kuri session muri Miss World kuri session ya bikini baratsinzwe. Gisabo yaratsinzwe yambaye bikini arenza y'ishabure. Colombe yarabyambaye bamutera amabuye. Umuntu wenyine agerageje ni Colombe nawe bamutera amabuye. Colombe yarabyambaye. Abandi bagombaga kujya muri Miss World hahise hazamo covid birangira batagiye, ariko nabo ndahamya neza ko ntabwo iriya session yo kwambara bikini yari kugerwaho. Ikindi kintu uziko uzaganiriza abantu bakina sinema cyane cyane amafilime arimo violence, ushobora gukina character ya violence ariko wowe ubwawe uri murokore. Ariko kubera ko uyu munsi wakinnye film muri The Band ugomba kwica abantu guhemukira abantu, iyo ni film in story. Nabwo muri societe nyarwanda bikaba ikibazo. Abamere bacu bari bafingo Yesu we
ngaramwishe karimo zebura bari gupfa ikikoko ngariko abana b'igihe nta muco nabo bagira arorke wowe uri kureba sinema ariko kuba umukinnyi wa sinema umuhanzi nafata uribuka Davis D hari ikiganiro twagiranye kuri Fata ku Mavuta Clips by the way abantu banyarukire kuri Fata ku Mavuta Clips bakore sub hari aho yageze arambwira ati ngewe mu by'ukuri navuga ko kariyeri yanjye yagenze neza nta bibazo by'ingutu namubajije ikibazo Davis D ndamubaza ati se nibyo koko ugiye kumara imyaka ugiye kwizihiza imyaka 10 uri mu gakino twese turabizi ubuzima ni ups and down ni hasi no hejuru muri iyo myaka 10 yawe ni bihe bibazo wagize ku buryo wavanze rikeri na wine na rufuro kugira ngo urebe ko wabona ibitotsi arambwira ati ngewe nta kibazo cya danje nigeze ngira cyatuma ngira kuri urwo rugero rwo kuvanga ibinyobwa nkabura ibitotsi atariko nanone gitangira abantu baciye intege abandi bambwira ko abanyarwanda batazakunda ibintu byanyu kubera ko Davis D muri gahunda ze yakoresha abakobwa bambaye ubusa pe ngira ngo murabibona muri video yagiye aterwa amabuye cyane kuri iriya ngingo akibitangira kugeza ubwo uyu munsi noneho bebe bakavuga ati Davis D ni umwami w'abana ibintu akora n'ibiriya akeneye